ubuzima bwarankubise bigeze aho ndavuga ati Mana tubona ngiye nari nipfiriye nkava no kuri ino si kuko muri nta kintu ndindiri ntigice cyane ndabibonera nkaba gutya nkaba ubwo buzima nibera kuko sizo ukuntu ndamambye ndamutekereza n'ubwo ati ngiye mbayibona mu buzima twese ati wareka ati ntabwohereza n'umwana wasize kuko baturanye nkaba hafi y'aho utuye nkajya gushaka akazi ko ntazongera gukora n'ibi arambwira ati muzamusane ariko nari ntazajya umuntu yongera gushaka. twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi, abadukurikira muri hano mu Rwanda, abadukurikira muri mu Burundi, abadukurikira muri Mozambique, abadukurikira muri Kenya ndetse n'abadukurikira mwese muri mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika, kandi tutibagiwe n'abadukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, inshuti zacu ziri muri Finland, abari muri Denmark, abari muri Sweden, abari muri Canada, mwese turabasuhuje cyane, ndetse n'abari muri Belgium, mwese tubabona muri analytics zacu yuko mudukurikira kandi mukunda ibiganiro tubagezaho. Reka dusuhuze n'abari ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese muri abantu bacu turabakunda cyane. Reka kandi twihanganishe abantu batameze neza, bari mu mimerere itari myiza. Turabizi neza yuko ubuzima ruba ari urugamba rutoroshye, uyu munsi biba bitameze neza ariko tukagira icyizere cyuko ejo bizagenda neza. Niko ubuzima bumeze, ubuzima ni hasi hejuru, biba ari ibibazo ariko twe icyo dukora twirinda gucika intege, turarwana, turakomeza tugafightinga kugira ngo durebe yuko ejo byazagenda neza. Niko ubuzima bumeze. Rero wowe utari mu mimerere myiza nakubwira ngo ihangane, ubuzima niko bumera, ariko nanone ukore cyane kugira ngo ibyatumye uyu munsi bitagenda neza ugire imbaraga mu gutuma ejo bizagenda neza. Rero nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro wacu wa Adoyi Empire, tuguhaye ikaze, turakwishimiye. Hano ni mu rugo, hano ni muri famiye, turaganira, dusangizanya byinshi mu bibera muri ubu buzima twese twisanzemo. Rero wakanda kuri subscribe na like kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi mu biganiro tugutegurira, ube umwe mu bo twita famiye yacu ngari duhurira hano kuri uno muyoboro. Murakoze rero, reka twakire umutumirwa w'uyu munsi. Sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose. Ibaze ko turi gutanga promosiyo guhera ku 120 gusa, tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose, tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro. Tugane tugufashe. Nimero zacu ni 07 8 3 7 96. Ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza. Mukamana Alphonsine, umeze neza? Meze neza. Amakuru Neza. Mu rugo nahagana he? Igisenyi. Ubuzima nyine mu buzima busanzwe nyine iyo bibaye urabyakira. Ubuzima mbese uko bugiye buza niko bufatamo. Abasilamu nibo bakunda kuvuga ngo ni igeno ry'Imana. Imana iyo yakugeneye ibintu byiza urabyakira, kandi niyo bitagenze neza urihangana. Urabyakira byose. Ni byiza cyane. Ubuzima bwanjye rero ni burebure. Ubuzima bwanjye ngiye kuvuga sinabuvuga ngo murangize, ariko ndabaciramo mu ncamakeya. Yewe ubuzima bwanjye nabayemo, nagize imyaka 8 nta babyeyi ngira. Muri iyo myaka 8 mbaho mpangayitse, mbaho mu buzima mbese nawe urabyumva, udafite ababyeyi ngo bakubungabunge, ubayeho nabi. Igihe kiragera shaka kuba ngize nk'imyaka nka 12, njya nshaka umuntu arambwira avuye mu mujyi nyine wa Kigali, arambwira ngo nize anjyane i Kigali ngo ajye kumushakira akazi nyine. Turagenda ndamukurikira,
aragenda anshakira akazi ndagakora, nareraga abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ndabarera kuko abana pe bakanankunda. Nareze umwana w'imyaka 2 bari bamukurikije kandi gato ndakarira. Ababyeyi bajya ku kazi bakaza nijoro nko mu ma saa 5, mbese ubona umwana mubere nka bakuru babo nyine. Naho gutyo tugakorana neza, turakora. Hanyuma habaga umusaza we warangije kwiga. Njyewe sinabyitagaho, nabonaga ari umuntu bisanzwe, mbona wenda yafata nka musaza wanjye. Igihe kiza kugera nyine aranshuka. Icyo gihe yarambwiye ngo nimwanagurire ngo inkweto, fata anuzi k'akaroso ukuntu ukuntu abakire nyine bateresha inkweto zabo, bajya kugenda ukanyurizaho nk'akantu k'akaroso kugira ngo wa mufungo uveho. Ndabikora, mbona mpaye 5. Ndavuga se tonda n'umwana mwiza pe, mpaye 5. Ubungubu nzajya kuyatemberamo ngiye nko kureba umujyi wa Kigali uko umeze. Icyo gihe hari indege ya Sabena yajyaga iza igwa i Kanombe, nakunda kujya kuyirebayo nyine, abana nzanyikoramo tike ngiyeyo. Aribyo nyine bishishigarije kujya njya kwirebera iriya ndege iza mu masangapi. Ndamuko igihe cyarageze aranshuka, yarayamaga avuga tubone uko anyikundira. Igihe kiragera aranshuka, turaryamana, simenye nyine abwo antera inda, nayo nashidutse numva inda yonka. Kwanza sinari nanabizi, nakunda gukina akadenesi, gukina n'abandi bankose kunda, numva ndahungabanye igihumura. Ndabase n'ibiki bibaye, ariko ndavuga ati wasanga nenda, sinzi ukuntu bimeze, sinzi ukuntu nagiye mu minsi ishizemo mikeya, numva inda irihiruma yonse. Ati ndagowe none. Ubwo ntabwo arambwira ati, yicaye muri salo baramumagaye, ati nimubwire. Ndamwita ati akina umuti umusigire muri menshi, dore imbovu zirambya zarajemo. Ndamusigira, njyafata umuti musigira ku menshi, kwa kundi nyine umuntu yimukora mu mutwe araryoherwa, umutwe wanjye wegeka kunda mpagaze nyine. Ubwo inda sinzi ukuntu yamwumvise irakubita, ikubise arambwira ati se Alphonsine Karame, icyo kintu kiri kunkubita umutwe ni igiki? Ndavuga ati ntacyo, numva n'ubwoba bwinshi burananyishe. Mabuja wanjye amenye ko ntwite, kandi yafataga nk'umwana mu rugo n'iki byose. Ubwo burankubita buranyica, arongera arambaza, ndamuhakanira. Ko twatumaranye igihe kinini, yambaza nyine nkavuga ati ariko nta kintu kigukubise, tubona nuko ari nkukubise intuze inda, nta kintu. Terega bambwiye ko natwite, nuko nananze kubikubwira mbona bagakubeshye. Nihoya ntibanundi baranambeshyiranye, nuko sinabwo ntwite. Yari umuganga, arambwira ati buriya rero yakoraga kuri Faisal. Ndamubwira ati, arambwira ati igihe nzaye kugupimisha, ati nta kibazo, ariko umutima ukandya. Ndavuga sinanjyana agasanga namubeshye, agasanga nibyo, igihe nzabiva gute, nzabifatamo gute, ntanamubeshye. Ubwo hari mu gihe cyo mu ma saa 9, urira turaryama. Bukeye ajya kwitegura koga, byose arabirangiza, arambwira ngo nanjye nitegura. Umutima urambuta, ntibura niho njyanye, ariko ndemera ndoga. Ashyira mu modoka, turagenda arampimisha, bamubwira ko ntwite. Sinabibajije bikabyanga ko bimbwira ati se ndaguteye inda. Noneho kubera ko umusaza yarambwiye ngo sinzabivuge, ngo azankora kimwe cyose, ngo sinzigera bimubwira n'umunsi warimo.
bazampa 150, nkumva kuri jyewe ni menshi, ndavuga ati ntabyo nzavuga. Amaze kumpimisha ubwo turagaruka nyine mu rugo, arambwira ati se nakubwiye nkakoresheje ko utwite, none se wabyiboneye? Nabibonye, inaguteye inda. Ndavuga ati umuhungu w'inshuti yanjye wanteye, ubu wayinteye nta wundi. Ngira ubwoba, ndavuga ati niba ko umusaza we n'ubundi ahita anyirukana, nanyirukana nkajya naho ngaho narerewe ntabwo baranyirukana. Iyo nkumva ikiyumvisho cyanjye yuko wenda yari kumbabarira nkabyarira no mu rugo nyine. Ubwo nguma aho ngaho, bigira naho nambwira ati niba utwite guma aho ngaho ugira abana nk'uko wabareraga, nunabyara nzagufasha, nzakugura imyenda, dore mfite n'indi myenda y'abana yagiye yanga, umwana wawe azayambara. Abandi bakozi bakambwira ngo ntuzahagume, ibyo ni ukukubeshya, no kugira ngo ujya kubyara inda nigufata azaguta hanze. Nawe numva ubwoba buranyishe, ndavuga se ntayo hanze inda iri kundya nabigenza gute? Ndavuga ati icyiza ni uko nakongera nkisubirira i Rubavu, hanyuma nkasanga aho bandeze n'uwenda bambwira nabi, wenda impuhwe zabo bamfata bakanjyana kwa muganga. Ndamubwira igihe kimwe, ndamubwira ati rero mama Christian, ati njye ndashaka yuko umpemba, ati hanyuma nkitahe, ndumva ashaka gutaha. Ese ntitwavuganye yuko uzabyarira hano? Ndavuga ati hoya, ati numvise bitandimo. Aranginga ati humura nta kibazo uzagira. Ntihoya, njyewe nzataha. Ubwo arashaka amafaranga, arambwira ati rero kuko abana bari barakumenyereye, rindira nshaka umukozi ugusimbura, nahagera uzahita utaha. Ndavuga ati nta kibazo. Rindira wa mukozi baramushaka, umukozi araza, ahageze nyine arambwira ngo nimumenyereze nk'ibyumweru 2, umwereka uko ngo najyaga mbikora, ndabimwereka. Umukozi atangiye nyine kumenyera, ndavuga ati rero ndi kubona ibintu ari kugendamo neza, noneho ndashaka ngo mumpe amafaranga nitegure nta kibazo, reka turagushakira amafaranga ejo mu gitondo uzitegure hanyuma utaha. Ubwo ndataha, bampa amafaranga njya gutega nsubira i Rubavu. Ngeze rero aho narererwaga barambwira bati tese kuheruka inaha ngaha nta kibazo ufite, nkanduzi ufite ikibazo ndaguteye inda. Ndabihorera, barakambaza bakantoteza, ndabihorera. Ndavuga ati nyine wayinteye ntabwo yigeze antunga, nyine naje nyine bakantukagura. Ndavuga ati nyine nibantuke kuko ibibazo nyine byarangwiririye, nkabyihanganira, nkavuga nti nibantuke, icyo nshaka ni uko wenda nabyara, cyangwa se mo kimwe n'iyo nda ikazampitana simbizi, kuko najyaga numva abantu ngo baguye ku matseta bagiye kubyara abana. Mbaho bigeze hari mu kwezi kwa 5, tariki narayimenye. Ubwo njye kumva numva munda harikoroza ukuntu, simeze nk'uko nari nsanzwe meze. Munda harandya hangiye, mbwira njye narirwaga no kwa marume nyine, mbwira umudamu wa marume, aramubwira ati ko numva munda hari kundya, ubwo nyine ugiye kubyara? None se ngiye kubyara, munda iyo ugiye kubyara munda harakurya? Ati harakurya nyine, titegure nyine urwo wishigishiye ngo urusome, tugiye kubyara. Turicecekera, ndavuga ati ntegereze icyo Imana iri bukore. Irandya noneho babonye bikomeye,
barambwira ngo tugende ngo tujye kwa muganga, bose mwantegera moto cyangwa uko ndeba ntari bugereyo, hoya ngo tugende ngo irogerayo ngo yahiye ngo inda ujye kubyara, nkagenda ntabasha gutambuka numva nakwicara aho ngeze hose, ariko nkagenda nikurura nkagera ku dispensaire, ndagenda barampima barambwira ngo igihe ntabwo kiragera, irankubita irandya, nkajya mpamagara mama ngira gute nta n'uwo mfite nta n'iki, ahubwo bancunaguza bambwira ngo wagiye ukamanika se, ukamanikira ndi ubwo nyine ngicara wumve atuze, irandya imaze gushyuha irashyuha irandya, barampima baravuga ngo ntabwo ndi bubyare nabo, baravuga bati ni ukumujyana kuri hopitali, ariko hopitali yawe yegeranye na dispensaire ku Gisenyi, bazana agatanda banshyiraho k'impuza akagare nyine ngendaho, banjyana ku bitaro bikuru. Ku bitaro bikuru rero ubwo mpageze ntabwo inda irakomeza irandya, baravuga bati ntabwo ari bubyare neza, agomba kuba gira ubwoba rwose, noneho biragenda gute bwo buranyica barambwira ati emera nyine ujya kubagwa uramira umwana ati nawe udapfa, avuga ati nta kibazo, ese niba umuntu uri bugusenyere, ese ufite ababyeyi, avuga ati reka ntawe utacyakoze, mfite marume wanjye afite n'umudamu, ati nibemera kunsenyera yuko ngomba kujya kubagwa nibo bari bugire gute, bari bubisenye nkagenda nyine mu kamba nkabona umwana, babikoresheje baravuga ngo ntabwo bashobora kumusinyira, umuntu wansinyiye ni umuntu utagira n'ikintu tunapfana, niwe waje arabyisimamira aransinyira, bamwita nyina Ntakeneza Fiyete, niwe wansinyiye, we babyanze kugira gute kumusinyira, araza aransinyira, niwe waje aransinyira ati babyanze, ariko rero mu gihe yose yamaze kugera aho ngaho ndagite umukongomani arya mujya none agatanda arakurira arongera arampe, arambwira ngo ndi kubyara neza, bari kubona ngo ndi bubyare neza, imiti ariko yahageze bamaze kuyigura, ariko wari wansinyiye yari umuntu nyine wo hanze atari aho ngaho bari banjyanye, bari babyanze, arangije ngo aravuga ati uri bubyare neza, imiti bashaka abandi bayihereza, ubwo igihe cyo kubyara kigeze byara umwana w'umukobwa neza, bamubwo ubuzima, arambwira ati ese ko baza ko bagusenyera ukaba ubyaye, ubu bakwemera ko mujyana iwanjye mu rugo, ndabibabwira ati ese mwakwemera ko njya kwa Fiyete, kwa Fiyete se ngo ni mwa bene wanyu, ese ko ndeba muri kundeba nabi ntindabigenza gute, ngo turakureba nabi se ngo twakubwiye mu byo kukamanika, ko vayo ujye mu rugo nyine, ngo ubwo ngubwo ngo icyo washatse nyine ukigezeho, ese atarya Imana yiremye niba ibyo byarabaye ntimwabindenganyiriza, ntimureke ntingeyo, hanyuma nzaye mbasura bisanzwe nk'uko umwana ndeze nyine mama akimara kubona, ababyeyi nkimara kubabura, ngo yangwino mbwira Fiyete nti byanze yuko ngomba kubuza iwawe, yarangemuriye nyine ubwo ariko mbaza uko bimeze, noneho twavuganye nkurikirana ntinjya mu rugo iwabo, aravuga ati nta kibazo kigenda wenda hari igihe ubwo washyize umwana hasi bazongera ugasubira mu buzima busanzwe wenda bakagufata neza, utagenda. Narahageze
namaze nk'ibyumweru nka 2 n'iminsi atangira kuntoteza. Gusa na n'ubu ntavuga umuntu waguteye inda ngo ufate umwana ngo tugende tuguherekeze ugiye kumureba. Ndetse ubundi waguteye inda ati naho wakoraga cyangwa n'uwo mwakoranaga? Ntiwoya nige nakoranaga n'abakobwa ntabwo nigeze gukorana n'abahungu. Uretse waguteye inda n'indi ni umutipe twakundanaga nyine ntiwanteye inda. Ubwo rero ugomba kuhatwereka. Ntabwo muzi nibavuga ko iwabo ari ku Kibeni, ntabwo muzi nawe ntazi n'iwabo. Baranshuraguza ngo rero ubu utagombye kujya kumutwereka, ugomba kudusohokera mu nzu ukagenda. Ndavuga ese ntasohoka njya heka n'umwana koze kuko babyaye nanjye umwana yandirana cyane, mfite n'ibitotsi nkagenda nanjye nkafata amazi nkamushyiramo umusonga ukazamuka, ugasanga ararwaye nkajya kuvuza nta mafaranga nafite. Noneho nkora n'ubwo buzima burankaranga burancanga burankubita, ubuzima bwarankubise. Bigezeho ndavuga ati Mana tubona ngiye nari nipfiriye nkava no kuri ino si, kuko muri nta kintu murindiriye. Ndicecekera ndabihorera nkabaho gutya, nkabaho ubwo buzima nibera kuko sizo ukuntu ndamubwira ndamutekereza n'ubwo ati ngiye mbayeho mu buzima bwese, ati wareka ati nkarwohereza n'umwana wasize kuko baturanye nkaba hafi y'aho utuye, nkajya gushaka akazi ko ntazongera gukora n'ibi. Arambwira ati uzamusana ariko nari ntazajya umuntu yongera gushaka. Ati nta kibazo. Ndamushyira yaragize amezi 8 akajya amuhereza amata mwikora afite amezi 8. Ubwo nashakirije nyine ahandi ngomba kujya. Ndangije ngenda ku kazi. Najya ku kazi nakora akazi vuba, none bakajya bambaza nkajya kwiyumvira, akajya bambaza ubwo bandi bagamumbira kure nyine, bagambwira ngo umudamu arambwiye ngo miri ishashi ngo zishaza ngo ryumye ngo rituma ngo nkajereka ngo agenda ngo atazabibona aho ngiye gukora. Ndagenda ngo ndakora baragajya bandeba mu kirahure aho nigunze, bakambwira ati ese ko wigunze bimeze bite? Ndaza ndabibahisha akabona simeze neza, akambaza ati ese watubwira ikibazo bagize n'abakigiriye mu gipangu cyacu tukareba ukuntu twagikemura? Ndetse abantu kubwira nabi ndavuga nti ntawe, hanyuma se kuko udahora wishimye nk'abandi bimeze bite? Hanga kubibabwira abasundi ndabibabwira habikoreho iki, nta nubwo turanamenyerana, sinahandi nasubiye byibuze. Ndabwo nimbibabwira nta kintu bari gukoraho ntaho yikorera. Yaza sinzi ukuntu naryamye umutima urambwira ati wareba ukuntu basezera ukajya kureba umwana wenda ukemera ubuzima ukabana n'uriya mudamu, ubuzima ntukomeze kugucanga. Ubwo ndavuga ati ndi kumva ameze nk'umuntu urwaye kandi nshaka no gutaha. Ati se mwabona ukuntu mwampemba nkabona atakinyungu? Barambwira ngo hoya n'ubwo rero muranadutunguye ngo nta mafaranga dufite, ngo rindira ukwezi kugere hanyuma ngo tukwishyure utahe. Ndavuga ati nta kibazo. Aho ngaho ndavuga ati se mu kwezi kuranye ndabona si ukwezi kwarangiye mwampemba nkataha. Barangije barambwira ngo ntabwo twaguha amafaranga tutarabona umukozi, wowe uzishakira umukozi kandi umukozi mwiza, hanyuma tubone kuguha amafaranga yawe utahe. Ndabasura ngo bigenza gute? Ndavuga ati sawa.
nkagenda mbaza nk'abantu mbese nta hantu muzi hano ukoze ushaka akazi, ati ntawe tewe hari n'umuhungu ugashaka, ni kandi barambwiye ko bashaka umukobwa, ntabwo se umuhungu mwamufata ateka ariko gushaka umukobwa. Sinzi ukuntu numvise umutima undiye, n'abandi bakozi nabo barambwira ati se hari ahantu bajya bahemba ni ukugira ngo bakugerageze, tewe bakwishakira akandi kazi, ati hari ukahava, ati ntabwo bajya bahemba. Ndavuga ati se mwazakashakira agiye kandi ntamenyera, hanyuma nkabona akandi kazi kakajyaho. Ubwo barambwira ati nzakagushakira k'ibihumbi 10. Ndavuga ati nta kibazo, ati ni nahari ariyo bampembaga, ati ntaribi nibabuze aho ngaho ko bazayampa. Ubu ndagenda baraza kunjyana nimugoroba ngiye gufata imyenda baranga. Ndavuga ati ngiye rero kwa mukuru wanjye ndi kubabeshya, ndi kubona umuntu utari kumwe amafaranga, avuga ati baranyihorera n'ubundi ko amafaranga nyabasigiye, hanyuma ngenda. Nabwo baranga imyenda bafite bayikingirana, ngo yangu banza urindire ngo tuzaguha amafaranga yawe kandi ngo tuzayagura ko tuboneye umukozi. Kumaho sinzi ukuntu baje kuyisohora igihe kimwe, bari bantumye kuvoma, twavomaga imbere y'igipangu, ndayisohokana nayo ijerekani nyita imbere y'igipangu, mpita nigendera njya kwa wa mukobwa arashakira akazi ndagakora 10,000. ndagakora, ariko ahantu haratandukanye, ahantu umuntu aba akorera, hari umuntu ugufata nabi no gufata neza. Nageze aho ngaho kugira ngo ngeze ku babyeyi banjye, bamfata neza, nkabakorera akazi neza, bampa 10,000. Ukwezi kwa mbere banyohezaho 5, nabwo mbakora akazi neza. Ubwo ngubwo ndavuga igihe kimwe ndavuga ati hari n'abiburiza, ndavuga ati ngiye mfite umwana, umusize hehe? Namusize mu cya kane, namusigiye nk'umuntu udafite icyo dupfana, kandi nkeneye kujya kumureba ngo mushyire amafaranga yo kumugurira nk'ikintu umwana ashaka. Bambwira ati se ntabwo wabona nimero ye ngo tuyamwoherereze? Ndabona nta nimero mfite, n'ikiza nuko mwambabarira mukareka nkagenda, hanyuma nkazaza nzanye nimero mukajya muyohereza. Barambabarira, bambwira ati rero uzashake umwanya hanyuma witegura kuguha amafaranga ugende. Ubwo rero nashaka umwanya nditegura, amafaranga bandageza n'10,000. Ndagenda asanga umubyeyi underera umwana, nsanga yemeye amufasha neza, nta kibazo afite, ameze neza pe, wagira ngo ni umwana. Muha amafaranga marayo nk'iminsi 4, ndamubwira ati rero nsubire ku kazi, nzajya nkohereza umwe nimero, nzajya nkohereza ikintu ushaka, tumujye munavugana no kwa bosi wanjye. Ubwo ngubwo amanimero ndaza ndayibahereza, tukajya tuvugana. Umwana arakura, umwana amaze gukura ndakomeza ndakora, ariko ubu ngubu kwa marume nkumva sinanahakongera no kuhakandagira. Umwana arakura, bigezeho igihe cyo kujya atangira ishuri kiragera, ntarigera nongera gukora ikosa ngo mubagane. Umwana ajya gutangira umwaka wa mbere, ariga, sinzi ukuntu, niba sinzi ibibazo umuntu agenda agira muri ino si, ibibazo bimubaho. Bakongeye kunshuka nkabyara inda ya kabiri, maze kuyitwita, ndavuga ati n'ubu ndapfuye birarangiye, noneho sinzi uko nzabaho noneho kuri ino si. Ndavuga ati se mama, ibi nibyo bashyiriye kuri ino si, ndatangira ndicuza. Bose kuki washyize, niba baransize kuki wemeye ko nanjye nagomba guhangayika gutya muri ubu buzima? Ntose iya kabiri ndayibyarira hehe noneho? Aho nayibyariye naho baranyihakanye, nigiye kwicwa n'inda, bagombye kunsinyira bakambaga, undi aranyisimamira. Noneho iyi ngiyo niba ngombwa yuko yo nanayibagaho, noneho ntizasimamira kunsinyira.
ndicuza ndavuga ati Mana rero mu ijoro nimbona rwose ibi nabyo birokotse nzagushima ndayitwita naba no kubwira n'uburere umwana ko banteye n'inda ndayitwita nyibanaho mu mujyi wa Kigali mbaho nabi mpangayitse nkajya gushaka akazi k'ubuyede nkakabura kubera n'inda imaze kubana nkuru sinigeze ngashaka ikiri ntoya nabaga ndi gukora igihe kiragera rero biranze kanongera nsubirayo nta kundi ntabwo ujya kwa marume nzajya aho umwana wanjye aba ntinafata nabi n'ubwo nzabyemera kuko n'igihe n'ubundi wabyiteye ibibazo bigiye binzaho ibya mbere byabaye ntabizi pe ariko si ibya kabiri byo bije bita ubundi ndihangana ndagenda ndakomanga nijoro nagira nijoro aranyengorera njya nambaye ibikanzu nyine kugira itagaragara bumva bahise banayibona bati se ngira ikibazo wagize none bongeye Alphonsine ndavuga ati nta kundi nyine nagiye kubona nabo mbona bibaye nyine nta kundi baricara arambeba ariko mbona araturitse arareba ndamugenda ndavuga ati wambabara rwose ukanakurira ko wenda hari uko Imana izagenda ibigenza ukanyihanganira ko nagushyize umusaba wo kunderera umwana mbabarire irya none wenda uzareke uzafashe uyu mwana amara kuvuka wenda akabaho cyangwa se n'Imana ikamwisubiza ko ntazongera kubikora nta mugabo ndi kumwe nawe mwana ubwo ngubwo aranyihanganisha yari umurokore aranyihanganisha inda mbaho ntambwire nabi kamwe ngo ujye gusenga nyine najya gusenga igihe kigeze nyine indifashe anjyana kwa muganga ndabyara ngarura mu rugo tubaho ubu ngubwo umwana nawe arakura ubwo yari afite abana babiri ko afite abana bane ubundi abandi babiri umugabo nashatse we twatandukanye we n'umusirikare twatandukanye mpita niyizira hano i Kigali naje muri cya gihe imitingito iba nibwo naje hano i Kigali ariko abana bose narabazanye tubana inangaha bose tubana inaha none icyo nshaka kwisabira nk'abantu bari kunyumva ni ababyeyi mwe rwose muri kunyumva basabye inkunga mukabyara mu mufashiriza abana Imana izabaha umugisha mu byo mukora byose Imana izabaha umugisha mumbabarire mumufashe kandi Imana izabaha umugisha ntabwo byoroshye ni ukwihangana ubuzima ntabwo twese butubera feya ariko igikuru ni ukwihangana ntutekereze wenda muri sansi itari nziza ngo wumve wiyanze wumve wanze ubuzima kuko ku ruhande rwawe nubwo biba bitoroshye ariko hari n'undi ku rundi ruhande rwe nawe biba bitoroheye mbese navuga ko ntabwo ari urw'umwe buri wese agira imbogamizi ahura nazo mu buzima ariko igikuru ni ukwihangana ukizera Imana ukizera yuko izagucira inzira ibyiza bikaboneka ariko bitavuze ko hari n'undi muntu ari we wese wazumva aricyo yagufasha rwose nimero yawe turi bushyire hariya hasi muri description ku buryo ashobora kuba yakugeraho akaba yagira icyo agufasha mu gihe yaba yarubonetse kandi rwose ukomeze kwihangana mubyeyi ubuzima burakomeza ibihe bibi biraza bigahita n'ibyiza nabyo igihe kikagera bikaza ni ukwihangana kandi wumva ukomeye Imana yaguhaye abo bana ibyo ari byo byose ifite n'uburyo ki izanyuza mu nzira zayo zimwe bavuga zirenze igihumbi ikemuramo ibibazo ibintu bikagenda neza
reka tugushimire rero, dushimire n'ababanye natwe muri iki kiganiro kuva gitangira kurinda kirangiye. Nshishikariza umuntu uwo ari we wese wisanze kuri ino chaîne yacu aribwo bwa mbere ko yakanda subscribe na like, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bitandukanye tunyuza kuri ino chaîne. Murakoze cyane rero, ibindi Imana iduhana umugisha.